uyu mugoroba tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo imyiteguro dukeneye mbere y'igihe cy'akaga n'irangira ry'imbabazi. Ni ikintu dukwiriye gutinzaho ibitekerezo kuko umwanzi wacu we abaye maso cyane kandi ntabwo ashaka ko tugira imyiteguro ku ruhande rwe, ashishikajwe n'uko twatungurwa, ariko ko byamera kose Imana yacu nayo ntizahwema iteka kubura kudukangura umunsi ku wundi. Rero igihe twiga iki cyigisho tuzirikane yuko turi mu gihe giheruka, igihe gisoza amateka y'isi, turi mu gihe umuntu wese akwiye kuba afite imyiteguro ishyitse, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye iki gihe cyacu ntabwo ari igihe gitunguranye, yewe n'ibigenda biba bimwe na bimwe bikadutungura, ntabwo dukwiye kuba dutungurwa, ahubwo twakwiye kuba dushimira Imana yuko Imana yateguye uburyo bwo kutwigisha uyu mwanya duhagazemo. Rero tugiye kwiga icyo cyigisho kandi ndifuza ko umwuka w'Imana yadufasha tukarushaho gusobanukirwa n'ahantu duhagaze n'imyiteguro dukeneye, kandi kubera yuko turindiriwe n'akaga kandi turindiriwe no kurangira kw'imbabazi. Niyo mpamvu rero nta muntu ukwiriye gukerensa, nta muntu ukwiriye kwibwira ko dufite ibinyejana byinshi imbere n'imyaka myinshi, ahubwo turindiriwe no gucibwa urubanza kandi ugasoza umuntu abonye ubugingo buhoraho cyangwa atabubonye. Imana rero idufashe cyane mu gihe twiga iki cyigisho, kandi mu gihe tukiga rwose buri muntu wese yugurura umutima we kumva Imana ivugana n'ibitekerezo bye. Tugiye guhera muri Luka igice cya 13, tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 22, ndifuza kugeza ku murongo wa 28, hanyuma twinjiye mu cyigisho cyacu kandi turushaho gutekereza rwose amahirwe dufite, kuko ndabizi yuko impamvu Imana ikiduteranya gutya ni ukubera yuko dufite ayo mahirwe, kandi dukwiriye kwirinda ko twayapfusha ubusa, kuko hari igihe abantu bazabifuza amahirwe ariko amahirwe yarangiye. Ubundi hari ukuntu abantu bakunda ibintu ariko bakabikunda igihe cyabyo cyararenze. Umuntu agasigara yifuza kuba yaragiriye neza nk'umuntu, muzabibona nko iyo umuntu yabuze umuntu we mu muryango agapfa, akumva ari ikintu atamukoreye, akumva yifuza kuba uwo yakaba yakimukorera, ariko agasanga igihe cyo kukimukorera cyarasoje. Umuntu agahora avuga ati ariko kuki ntamukoreye iki, kuki ntamukoreye iki, kuki ntakoze gutya. Rero abantu benshi bakunda gukora ibintu ku munota wa nyuma ariko byanasoje amahirwe yabyo, ariko ubwo Imana igiye kutubwira ibintu hakiriho uburyo n'umwanya, ndifuza kugira ngo mu gihe turaba duteranye twigira ijambo, buri muntu wese yongera kwifuza gukora icyo Imana imusaba gukora. Ubu ngubu abantu bari kuzarira cyane kandi bazifuza umwanya bapfujije ubusa ibintu byarangiye. Ntabwo nifuriza umuntu wese waje muri iteraniro ko yatakaza uwo mugisha bingana gutyo, ahubwo ndifuza ngo uyu mugisha tugiye gusoma mu ijambo ry'Imana ubu ngubu mbere yuko bishoboka ko ibyo bintu rwose byaba ibyawe, kandi ko nawe wagira umwete wo kubyakira kandi bigishoboka. Rero mu gihe dutegereje igihe cy'akaga ndetse n'irangira ry'imbabazi, tugiye kuhatinda turebe ahantu duhagaze, turebe n'umwiteguro dukeneye, kandi turebe no ku bintu bidutegereje kandi vuba cyane. Reka rero mbere yuko nsomera isomo tubanze dusenge Imana. Mana yacu turagushimiye cyane, uhabwa icyubahiro. Mana turagushimiye cyane ko wongeye kuduteraniriza muri iri teraniro ryiza, kugira ngo utwigishe amagambo yawe kandi uvugane n'imitima yacu bigishoboka, udushoboze kwizera amagambo yawe. Uturinde kuzarira, uturinde no kwihenda, ahubwo dushoboze rwose gufata umwanya mwiza wo guhagarara mu ruhande rwa bikitwa uyu munsi, kabone n'ubwo byagaragara nk'aho dufashe ibyemezo abantu bose basuzugura bakayibona nk'ibyemezo bitari ngombwa, abantu bakaba bayibona nko gukabya no kwihuta cyane, ariko uratubwira ko dukwiye gufata ibyemezo kandi byo kuba mu ruhande rwawe, ndetse no kugira imyiteguro ishyitse mbere yuko tugera mu gihe cy'irangira ry'imbabazi n'igihe cy'akaga nk'uko ijambo ryawe ryabivuze. Tugiye kubyiga, ubitwigishe Mwami w'iteka. Iri teraniro tugiye kugira umugisha imbere yawe, twese twumva uvugana n'imitima yacu, kandi kuko uri ku ntebe y'imbabazi udushoboze kukwizera no kubona umugisha bikitwa uyu munsi. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. 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 Tugiye rero muri Luka igice cya 13, tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 22. Naha barangiye, mubumbure Bibiliya ntimurambirwe. Ndabasabye uyu munsi ni ku isabato, ntimurambirwe, mubumbure Bibiliya rwose. Buri muntu wese yumva afite ubwuzu bwo kuyibumbura, kuko mwa muri mu miryango, murabizi mu miryango hari igihe abantu bahugahuga. Rwose wirinde guhugahuga cyane, ube maso. Haranditswe ngo iki?
ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha ari mu nzira agiye Yerusalemu. Umuntu amuza ati databuja mbese abakizwa ni bake? Uko niko umuntu yamubajije igihe Yesu arimo ajya i Yerusalemu, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti mwami dukingurire, azabasubiza ati simbazi, sinzi naho muturutse. Nibwo muzavuga muti kandi twaraga imbere yawe tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko azababwira ati sinzi aho muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi, mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Aho niho bazajya bagakenyera amenyo, mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibere mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze. Aya magambo Yesu ntabwo ari kuyabwira abantu b'abapagani batazi ibintu byo gusenga, badakunda Imana mu buryo bw'ibigaragara, ahubwo ijambo ry'Imana turi gusoma hano muri Luka igice cya 13, ibyanditswe byari biratubwiye ngo nuko ari mu nzira agiye Yerusalemu, umuntu amaze ati mbese mwami databuja abakizwa ni bake? Nawe aramubwira tumva rero ntiwite ku bakizwa nuko bangana, ahubwo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ati kuko benshi bazashaka kuryinjiramo ntibabibashe. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muri hanze, nibwo ngo azaregura akababwira tumva simbazi, sinzi naho muturutse. Rero ndagira mbabwire yuko uyu muntu warimo abaza Yesu iki kibazo gikomeye kandi gikuriye kwihutirwa kikumva. Ubajije Yesu ikibazo gikomeye ati mbese abakizwa ni bake, Yesu yamushubije ikintu cy'ingenzi kandi namwe nifuza yuko mwumva. Ni ikintu gikomeho yavuze ngo nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze, nibwo azaberura ati sinzi aho muturutse, simbazi, nimumve imbere. Biragaragara ko ari igihe urugi ruzakingwa, kandi yuko hari abantu bazaza bifuza gukomanga ngo binjire, ariko bazajya gukomanga ibintu byagize gute, byarangiye, aho nyirinzu azaba yahagurutse hanyuma agakinga. Nyirinzu uyu munsi aricaye, kandi yicaye ku ntebe y'imbabazi, arashaka gutanga imbabazi, ariko biragaragara yuko abantu uyu munsi bahuze ku buryo badashaka kwakira imbabazi uyu munsi bigishoboka. Muvandimwe wanjye, ukeneye kwinjira bigishoboka, kuko hari igihe bizaba bitagishoboka. Niyo mpamvu Yesu yabwiye umuntu arumubajije aramubwira tumva rero mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, kuko benshi bazashaka kwinjira ariko ntibabibashe. None iri rembo rirafunganye. Ndagira ngo iri jambo ryitwa gufungana mubanze muryumve kuko turaritindaho, kuko bigaragara yuko hari iyi nzira ariko hari n'irembo rifunganye. Ariko abantu benshi ntabwo bari kwinjira rigifunguye, ahubwo abantu bashaka kuzinjira bigize gute, iryo rembo ryafunzwe. Ntabwo rero nkwifuriza kuzinjira muri ubu buryo, kandi ndagira mbabwire yuko iri rembo rigiye gufungwa. Tugiye kubyiga neza akantu ku kandi. Iri rembo rigiye gufungwa ku buryo abantu benshi bazashaka kurikomangaho, bangiza bakabura uburyo bwo kuryinjiramo, kandi bari barahawe amahirwe n'igihe kirekire cyo kuryinjiraho. Reka rero tujye mu isomo ryo muri Yesaya. Ndabizi ko ari isomo ridufasha kumva uyu mwanya duhagazemo n'ikintu Imana idushakaho. Yesaya 56 tugiye gusoma naho duhere ku murongo wa mbere kugira ngo turusheho kumva umurongo w'Imana n'ikintu Imana idushakira. Yesaya 56 nimwumve kuno handitse ikintu bita gufunga irembo, kandi umwana w'umuntu akaba ugomba guhaguruka agafunga iryo rembo, kandi abantu bagatangira gukomanga ibintu byarangiye. Uyu munsi rero hari ibintu ijambo ry'Imana riri kutubwira tugomba kwirinda kugwa mu ikosa nyiringiri. Yesu yavuze ngo ubwo muzaba mukomanga kandi umwana w'umuntu yamaze guhaguruka. Yesu ashaka ko dukomanga umwana w'umuntu akicaye atarakingira irembo, kandi abo bantu nibo n'ubundi Yesu yongera kuvuga ngo bazaba bavuga batumva twariraga imbere yawe, twanyweraga imbere yawe. Abo bantu ntibabare mu itsinda ry'abapagani n'abantu batajya mu materaniro, ni abantu bose bakurikira ibyigisho. Ariko nijya nkubwire yuko abantu bari kuzarira, kandi aza kubabwira ikintu kiri gutera abantu kuzarira. Mwumve Yesaya 56 ni amagambo akomeye cyane. Umurongo wa mbere, Uwiteka aravuga ati mwitondere iby'ukuri
mukore ibyo gukiranuka kuko agakiza kanjye kari hafi. Mwumve amagambo kuntu akomeye kandi Imana iri gushaka kuyumva uyu mugoroba. Imana irashaka kuyumva kandi ukayatinzaho ibitekerezo. Iri jambo rivuga ngo mwitondere iby'ukuri. Hari ukuntu abantu batari kwitondera iby'ukuri kandi ibyo byabahesha umwiteguro mbere yuko tugera mu gihe cy'akaga na mbere ko imbabazi z'Imana zirangira. Ubu twegereje igihe cy'akaga nirangira ry'imbabazi, ariko ijambo ry'Imana ritubwira kwitondera iby'ukuri, ariko abantu benshi ntabwo bari kwitondera iby'ukuri. Niyo mpamvu mu gihe cy'akaga abantu bazatsindwa kubera ko batigeze bitondera iby'ukuri. Nimwumvire ijambo ndagira ngo muritegere amatwi cyane. Uwiteka aravuga ati mwitondere iby'ukuri, mukore ibyo gukiranuka. Mbere yuko bigenda bite? Mbere yuko imbabazi z'Imana zirangira na mbere yuko tugera mu gihe cy'akaga. Harashaka ko twitondera iby'ukuri kandi tugakora ibyo gukiranuka kuko agakiza kari hafi. No gukiranuka kwanjye kugiye guhishurwa. Hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu bikomeza. Nimwumve iryo jambo. Ijambo ryitwa kwitondera iby'ukuri ndetse n'umuntu agakiranuka kandi uwo muntu arahirwa umwana w'umuntu bikomeza. Abantu hari ikintu ngiye kubabwira kandi kiratangaje bavandimwe banjye. Nago ndi ubona imvugo nakoresha kugira ngo abantu bumve umwanya duhagazemo, ariko duhagaze ahantu hateye ubwoba kandi duhagaze mu bintu bikomeye cyane. Ubu duhagaze igihe abantu bagomba kugura no kugurisha bisabye yuko bica amategeko y'Imana. Duhagaze ahantu abantu bagomba kubona urukingo rwa coronavirus. Duhagaze ahantu imbabazi z'Imana zigomba kurangira ku batuye isi. Duhagaze ahantu igihe cy'akaga kiturindiriye cyane kuko turi kubona igotwa ridasanzwe umunsi ku wundi n'ibindi bintu biri kubaho ukabona yuko hari akaga katurindiriye kandi kadasanzwe. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugomba kwitondera iby'ukuri, tugakora ibyo gukiranuka kandi tugakomeza ibyo. Kubera iki? Nuko nimba tutabonye umwiteguro mbere ko isabato y'Uwiteka irwanwa, tuzatsindwa nta kabuza. Dukeneye kwitondera iby'ukuri kandi tugakiranuka. Mwumve amagambo ikanyasome. Uwiteka aravuga ati mwitondere iby'ukuri, mukore ibyo gukiranuka kuko agakiza kanjye kari hafi no gukiranuka kwanjye kugiye guhishurwa. Hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu bikomeza, akeza isabato ntayice, akarinda ukuboko ngo kudakora icyaha cyose. Amena. Urumva ko isabato iza ku mwanya wa nyuma kubera yuko nimba abantu batarigeze bitondera iby'ukuri, niba batarakoze ibyo gukiranuka, bizasoza mu gihe cy'isabato abantu batsinzwe. Mbega ukuntu ntabona ukuntu mvuga aya magambo. Mbega ukuntu abantu bategereje isabato irwanwa kandi imbere yaho Imana yashaka ko tuba dufite imyiteguro ishyitse, kwitondera iby'ukuri kandi dukora ibyo gukiranuka mbere yuko igihe cyo kurwanwa ku isabato kigeramo rwose. Dukeneye ibyo bintu bibiri, ikintu bita kwitondera iby'ukuri ndetse no gukiranuka mbere yuko isabato y'Uwiteka itabwa hagati, hanyuma n'abayubahiriza bagahura n'igihano n'akaga kabarindiriye. Kwitondera iby'ukuri rero birakenewe mbere. Ubu abantu benshi bategereje kumva itangazo rya dimanche, Amerika itangaza dimanche, ariko abantu bazatsindwa mbere y'icyo gihe kubera yuko bazaba baragaragaje ko batari mu murongo w'Imana. Kandi ikintu kizabatsinda cya mbere ni ikintu kijyanye n'ibyo kurya, imibereho ya buri munsi. Ngiye kubasomera, biratangaje cyane. Mbega ukuntu bitangaje, mbega umwanya dusohoyemo. Nta muntu n'umwe wabona uri babivugisha uretse ko Mwuka w'Imana yabyumvisha umutima w'umuntu wese waje muri iri teraniro. Kwitondera iby'ukuri no gukora ibyo gukiranuka niho batubwiye ko umuntu agomba kuba arikomeza kandi akeza isabato ntayice, akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose. Kandi mbere yuko tugera mu gihe itegeko ry'isabato rigomba kurwanwa ku mugaragaro kandi abantu bakarihatirwa, tugomba kuzabanza kugeragezwa nimba tugenda mu bushake bw'Imana cyangwa tutabugenderamo. Ubu abantu benshi bategereje kubona dimanche hatirwa abantu, ariko ntabwo abantu bazi ikintu bita imyiteguro ya mbere y'icyo gihe cy'akaga. Mbere irangira ry'imbabazi na mbere y'icyo gihe cy'akaga tugomba kuba dufite imyiteguro ivuga ngo tugomba kwitondera iby'ukuri kandi tugakiranuka, tukabikomeza, tukeza isabato ntituyice. Icyo ni igihe mbere y'akaga.
ibyo bintu bibiri turabikeneye cyane. Bavandimwe banjye, mbese amagambo murayumvishije? Yo muri Yesaya 56 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, mbega ukuntu ari umurongo ukomeye. Niyo mpamvu tugiye guhita tujya mu Byahishuwe igice cya 13, mwumve ikintu bita kugura no kugurisha, impamvu kigomba kuba mbere y'uko igihe cy'itegeko ry'icyumweru ribaho bigasoza dutsinzwe. Niyo mpamvu abantu bategereje igihe cy'akaga nk'itegeko ry'icyumweru bari guhusha intego yabo, kandi bizasoza batsinzwe kuko batagize umwiteguro mbere y'igihe cy'akaga. Umwiteguro mbere y'igihe cy'akaga urakenewe cyane. Hakenewe iki? Kwitondera iby'ukuri, tugakora ibyo gukiranuka, tukeza isabato ntituyice, tukina ngo tudakora icyaha cyose. Kandi isezerano ry'Imana muri Yesaya iki gice cya 56 ntabwo kigarukiraho, kiza kivuga n'abanyamahanga muri iki gihe giheruka. Ubundi Yesaya 56 ntabwo ivuga mu bihe bya kera, ivuga muri iki gihe cyacu giheruka, itubwira amateka y'ibintu bigomba kubaho. Mwumve umurongo wa 3 maze musome mbere ko njya mu Byahishuwe igice cya 13, haranditswe ngo, kandi umunyamahanga uhakwa kuwiteka ye kuvuga ati. Ubwo ndajya mbwira umuntu utari umudivantiste twateranye, yirinde ye kuvuga ngo we ntabwo ari umwe mu bwoko bw'Imana, none habanze igihe cyaramurenganye, ahubwo Imana iramuhendahenda ngo ngere gufata umurongo w'Imana wakire bigishoboka. Mwumve amagambo, kandi umunyamahanga uhakwa kuwiteka kuvuga ati, Uwiteka ntazabura kuntandukanya n'ubwoko bwe, kandi n'inkone kuvuga ati, dore ndi igiti cyumye. Kuko Uwiteka avuga ati, iby'inkone ze z'amasabato yanjye zigahitamo ibyo nishimira, zigakomeza isezerano ryanjye, nzazishyira urwibutso mu nzu yanjye no mu rurembo rwanjye, nzihe n'izina rita kugira abahungu n'abakobwa, nzaziha izina rizahoraho ritazakurwaho. Amen. Umuntu wari utarahinduka wo mu bwoko bw'Imana ukomeza isabato y'Uwiteka ni rwose ye kwiveba, ahubwo rwose nagerageze yuhariza isabato y'Uwiteka kandi ahindukire Imana bigishoboka. Ubu mbere ko tujya mu gihe cy'akaga, abo mu bwoko bw'Imana bo Imana iri kubahendahenda ibabwira gufata icyemezo kidasanzwe cyo kugendera mu bushake bw'Imana. Kandi batubwiye ikintu gikomeye, batubwiye ngo ni umuntu witondera iby'ukuri, agakora ibyo gukiranuka, kandi akamenya ko agakiza k'Uwiteka kari hafi kandi kagiye guhishurwa. Hanyuma kandi akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose. Amen. Umuntu agomba kwirinda ngo adakora icyaha cyose, kwitondera iby'ukuri. Kubera iki hagomba kuza ikintu bita kwitondera iby'ukuri mbere ko tugera mu gihe cy'akaga? Nuko abantu batitondera iby'ukuri mbere y'igihe cy'akaga, nibagera no mu gihe cy'akaga bazatsindwa. Niyo mpamvu bababwiye ngo abadivaniste benshi bafite ikorosi ribagoye ngiye kubabwira kandi nifuza gutindaho. Nuko benshi bazajya kuramya ku cyumweru atari uko babishakaga, ahubwo kubera ko nta myiteguro bagize, bazahora barindiriye kubona kubona icyumweru kije n'isabato, bakavuga ngo tuzahitamo icyumweru, ngo tuzahitamo isabato y'Uwiteka. Oya rwose, nimba umuntu ataratsinze mbere y'igihe cy'akaga, mu gihe cy'akaga azatsindwa. Abantu benshi mfite ubwoba ko bagiye gutsindwa, kandi abantu benshi bagiye guterwa iyi miti igaragaza yuko ari imiti yangiza umubiri. Murabizi ko abahanga benshi babivuzeho ibintu bikomeye yuko iyi miti ihindura imiterere y'umuntu, kandi mwabonye ko ari akaga kazagendera abanyamujyi n'abantu bose bateze kurya ari uko bagaburiwe na ba shebuja. Abantu bagira ibintu bakorerwa na ba shebuja, hahandi udashobora kurya no kubaho shobuja ataguhembye. Kandi Imana yatubwiye ko tugomba kwitegura mbere kugira ngo icyo gihe kitazadutungura, ariko abantu benshi bagiye gutungurwa n'iki gihe, bisange rwose abantu badashobora kubona uko barokoka. Kandi rwose Imana irashaka ko twitegura mbere y'iki gihe. Ibyahishuwe igice cya 13, ngiye gusoma umurongo wa 16 ngeze ku murongo wa 18. Nimwumve amagambo ahari, haranditswe ngo, itera bose aboroheje n'abakomeye, itera bose aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ndege mbabwira yuko ubu bwami bwa kane, ubwami bwa Roma, bugomba gutera abantu bose.
kandi bukabatera bahatira gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa ku kiganza. Murabizi ko ijambo ry'Imana risobanura ko ku kiganza ni imikorere ya buri munsi yacu iduhesha ibyo kurya bya buri munsi. Kabiri, mu ruhanga ni mu bitekerezo, ntabwo ari ukuza ngo bagushyireho igikashi bagitera ahangaha mu gahanga, oya, ahubwo hari abantu bafite mu bitekerezo ko bagomba gukora ubwami bwa kane, icyo byasaba cyose niyo byaba gupfa, bagomba rwose kuba ibyo bintu bameze nk'ababyiteguye. Ariko mu mikorere ubwami bwa kane buzafatana n'abantu mu kintu bita imikorere, ku kiganza cyangwa mu ruhanga. 17, kugira ngo hatagira umuntu wemerwa kugura. Umva impamvu bigomba kuba ku kiganza cyangwa mu ruhanga, ni ukugira ngo hatagira umuntu wemerwa kugura, kugira ngo hatagira umuntu wemerwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Agomba kuba afite ibyo bintu bitatu. Agomba kuba byibuze uwo muntu ugura cyangwa akagurisha, agomba kuba afite ikimenyetso cyangwa izina ryayo cyangwa umubare wayo. Ni kimwe muri ibyo bintu bitatu. Kandi ibi bintu ngiye kubibabwira neza, mwumva ahantu duhagaze. Mbega ukuntu Imana ishaka ngo ubwenge bw'ubwoko bw'Imana bukanguke. Abantu benshi barindira ikintu bita ikimenyetso nka dimanche, sibyo? Ariko ikintu bita ikimenyetso kugura cyangwa murongo wa 17 tuvuga ikintu gikomeye, kugira ngo hatagira umuntu wemerwa kugura cyangwa gutunda. Kandi ibyo bintu bihwanye n'ibijyanye n'imibereho, kurya kwacu kwa buri munsi, kunywa kwacu kwa buri munsi, kujyanye no kugura cyangwa kugurisha. None wumve rero, nta muntu ushobora kugura, nta muntu ushobora no kugurisha keretse afite kimwe muri ibi bintu bitatu: ikimenyetso, izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi rero bategereje ikintu bita ikimenyetso gusa. Izina ryayo nta muntu uryitayeho, ndetse n'umubare w'izina ryayo nta muntu witayeho. Kandi mbega ukuntu abantu dukwiye kongera gukanguka. Abantu benshi dutegereje kumva dimanche itangazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bigakwira ku isi yose. Ntabwo bari kubona yuko isi imaze kugotwa kugeza ubwo imaze guterekwa icyumweru imbere y'abatuye isi bose. Niyo mbabwira ko kuva mu 2015 icyumweru cyatangiye gushyirwa imbere y'amahanga yose, ariko ntabwo ari cyo kiri kuduhatira cyane, ahubwo izina ryayo n'umubare wayo tugomba kongera kubitinzaho ibitekerezo, kuko nibyo biri byishema akaga. Mu gihe abantu barindira ikimenyetso nk'itangazo rya dimanche, hagomba kuba ikintu bita kugura no kugurisha, kandi ibyo nibyo bizagaragaza ko umuntu agomba kugura nimba afite izina cyangwa umubare wayo cyangwa ikimenyetso cyayo. Rero muvana amaso ku kimenyetso kuko cyo ni dimanche, kandi dimanche mwese murayiteguye yuko izatangazwa, ugenda bizi ko mubizi. Ariko ikintu bita izina n'ikintu bita umubare, ntabwo abantu bari kuhatinda, niho abantu bagiye gutakarira. Nibuka isomo ryacu ryo muri Yesaya 56, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mwitondere iby'ukuri kandi mukore ibyo gukiranuka, kuko agakiza k'Imana kageze gute? Kari hafi. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hahirwa n'umuntu ukora ibyo, n'umwana w'umuntu weza isabato. Umuntu agomba gukora ibyo kandi akeza n'isabato. Ariko ibya mbere y'uko isabato irwanwa, ntabwo abantu benshi cyane bari kubiha agaciro n'umwanya ngo babyiteho. Rero umurongo wa 18 uhita usobanura neza ikintu gikomeye. Batubwiye ngo aha niho ubwenge buri. Aha niho ubwenge bugize gute? Buri ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, uko ari umubare w'umuntu. Kandi umubare we ni 666. Hari ikintu kimwe mugomba kumva muri iri somo ryo mu byacu igice cya 13 umurongo wa 18. Batubwiye ngo umuntu uzemerwa kugura cyangwa kugurisha ni umuntu ufite ikimenyetso, izina ryayo n'umubare wayo. 18 batubwira umubare wayo ni umubare w'umuntu, ni 666. Ni umubare ujyanye n'ibyo kurya, yaba kugura cyangwa kugurisha. Ni ibijyanye n'imibereho ya buri munsi, ni ibijyanye n'ibyo tugomba guterekwa hano imbere ku buryo umuntu yemerwa kugura cyangwa kugurisha keretse afite umubare wayo, izina ryayo n'iki
n'ikimenyetso cyabo. Ubwo rero mbere y'uko abantu bitegura cyane bagatinza ibitekerezo byabo ku itangazo rya dimanche, bagomba kugura n'icyo bita kugura no kugurisha, kuko kiturindiriye, kuko kizaba kijyanye n'imibereho yacu ya buri munsi, kandi icyo nicyo benshi bazafatirwamo birangire batsinzwe mu gihe batigeze bitegura mbere igihe cy'akaga. Niyo mpamvu Yesaya 56 tugomba kurigaruka rero somo cyane, niho turi bwumve umwanya n'ahantu duhagazeho. N'ahantu duhagaze Yesaya 56 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ndetse hepfo badukomereje ikintu gikomeye n'abantu rwose bataruka isabato. Imana aravuga ngo be kuvuga ngo ni igiti cyumye. Yesaya 56 umurongo wa mbere, Uwiteka aravuga ati mwitondere iby'ukuri. None mbere y'uko duhatirwa kugura no kugurisha, umuntu akaba atemeye kugura no kugurisha keretse afite izina ryayo, afite ikimenyetso cyayo, afite n'umubare wayo, turahamagarirwa kwitondera iby'ukuri. Kwitondera iby'ukuri, mukora ibyo gukiranuka, kuko agakiza kanjye kari hafi no gukenerwa kwanjye kugiye guhishurwa. Hahirwa umwana w'umuntu ukora ibyo batubwiye haruguru. Hahirwa umwana w'umuntu ukora ibyo, hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu ubikomeza, akeza isabato ntayice, akanigwa kuko udakora icyaha cyose. Murumva yuko dukeneye gukora ikintu bita kwitondera iby'ukuri, kandi tugakiranuka, kuko agakiza k'Imana kari hafi n'ubwami bw'Imana bugiye guhishurwa. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu ubikomeza, akeza isabato ntayice. Kubera iki? Nuko aribyo tugomba kwitondera mbere ko tugera mu gihe isi yose hamagarirwa kwica isabato no kuyisira ibanga rwose, kandi abantu benshi niho bagiye gutsindira. Ndege mbabwire yuko ntabwo wenda bahaye nk'urugero mu isenywa rya Yerusalemu, ntabwo kurimbuka kwa Yerusalemu kwari kwarahawe imigabane ibiri, aho ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko hagomba kuboneka ingabo, kandi ingabo zaba zigose umudugudu wa Yerusalemu, abantu bakamenya ko igihe cyabo cyageze. Abari imbere bitondeye ijambo ry'Imana bahise hamagarwa gusohoka. Ntabwo bavuze ngo reka turindire turebe ibintu byerekeza, ahubwo bahise bakora umugabane wabo wo guhunga, hanyuma barangije bakiza ubugingo bwabo. Ntabwo batekereje ngo bazarya bate, bazarara hehe, bizagenda bite. Ubu abantu benshi bari kumva n'ikintu bita guterwa izi nkingo kandi zifite ikibazo. Abantu babwiye ko abahanga benshi bagaragaje ko zifite ikibazo, abantu benshi babivuzeho cyane ku buryo buhagije. Ngira ngo hari n'icyigisho Walter yakoze ku bijyanye n'inkingo, kandi agaragaza yuko zizaza zigahindura DNA y'umuntu, ku buryo umuntu imihindagurikire ishobora guhinduka. kandi ibyo ngibyo Imana ikaba itabyemera, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo umubiri wanyu ni insengero za mwuka, kandi umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Rero ijambo ry'Imana ritubwira ko ari ukugota kwinshi, kugeza ubwo ingabo z'Abaroma igihe zagotaga Yerusalemu, abantu bari bari imbere bagize umugisha, babona ingabo za Fesitusi dusoma mu ntambara ikomeye ndetse no mu mateka, zirangije ziragenda. Hanyuma abantu bari bagose, izo ngabo zari zagose uwo mujyi, zimaze kugenda, abantu b'Imana bahita biyifura, bigira hakurya mu bibaya, baragenda bategererezayo iby'Imana yababwiye. Abantu benshi bari kubona habihigotwa, bari kubona ko hari ibintu biri kubarwanya bibabuza umutekano wo kubaho babayeho mu murongo Imana ishaka. Barangiza bakabona nta kintu bagomba gukora, bakituriza ngo Imana izagira ikintu ikora. Ariko ryo mbabwire yuko aba bantu bo muri Yerusalemu iyo bataza gusohoka, nta kintu Imana yagiye kubafasha, kuko ntari kubakuramo ku ngufu. Bagombaga kurira ku bimenyetso, hanyuma ibyo bimenyetso babonye bikabatera guhunga. Kuguhunga kwabo Imana ikazirengera iyo mibereho yabo. Ntabwo ndetse ijambo ry'Imana tubwira ikintu gikomeye, barabwiwe ngo ntihazajye n'uzamanuka ngo ave hejuru mu hejuru y'inzu ngo aze gufata ku bintu byo mu nzu, kandi uzaba ari mu murima ye kuzasohoka ngo ajye gufata ku bintu byo mu nzu hanyuma abone guhunga. Ahubwo yarabwiwe ngo azahita ahunga, kuko kurimbuka kwaho kuzaba kwenda kugera. Mu gihe rero agomba kubaho kugura no kugurisha, bisabye yuko hari ibyangombwa umuntu agomba kuba yujuje. Biradusaba yuko tugomba gukora umugabane wo kwitondera iby'ukuri no gukora ibyo gukiranuka mbere ko tugera muri iki gihe cy'akaga. Ni ibintu byo kwitondera cyane kandi tukabyitaho. Intambara ikomeye, reka mwumve amagambo ngiye kubasumiramo kuri page 417.
paji 417 hari amagambo akomeye cyane nifuza ko mwitaho. Intambara ikomeye, paji 417 handitse amagambo nifuza ko mwitaho cyane. Haranditswe ngo abakomeza isabato yose y'Imana bazarwanwa kandi babakobe. Bazashobora gushikama mu masezerano y'Imana kugira ngo bazabashe kwihanganira ibigeragezo bibategereje, bakwiriye gusobanukirwa n'ubushake bw'Imana nk'uko buri mu ijambo ryayo. Abantu bashobora gushikama kandi bagatsinda muri gihe cy'akaga ni abantu bagomba gusobanukirwa n'ikintu bita ubushake bw'Imana kandi bakabugenderamo. Ntabwo abantu bavuga ngo mbese ubundi tuzabaho dute, mbese ubundi wowe urumva twabigenza dute. Ni abantu bagomba gukora uruhande rwabo kugeza ubwo Imana ikora uruhande rwayo. Ntabwo bagomba kuvuga ngo ngiye mu nzu gufata ibintu byo mu nzu kugira ngo mbone gusohoka. Yesu yarabwiye abigishwa barababwira ati ubwo muzabona ingabo zigose Yerusalemu, uzaba ari hejuru y'inzu ntazajye mu nzu ngo afate ku bintu ahubwo azahita asohoka. N'uzaba ari mu murima ntazajye mu nzu kugira ibintu afata ahubwo azahita asohoka. None abantu uyu munsi turi kuzarira umunsi ku wundi. Reka mbibasomere mwumve. Kugira ngo bazabashe kwihanganira ibigeragezo bibategereje, bakwiriye gusobanukirwa n'ubushake bw'Imana nk'uko buri mu ijambo ryayo. Bazashobora kuyihesha icyubahiro kuko bamenye ukuri kw'imico yayo, ubutegetsi bwayo n'imigambi yayo, kandi babe ari byo gusa bagenderaho. Bagomba kugenda ku butegetsi bwayo n'imigambi y'Imana. Nibyo abantu bagomba kugenderaho gusa. Ntabwo bagomba kugendera ku myumvire yabo. Ntabwo bagomba kuvuga ngo Imana iziyeranja. Ntabwo Imana iri gusaba abantu ko iziyeranja. Imana izakora uruhande rwayo, ariko nawe ukeneye gukora uruhande rwawe. Nababwiye ngo ntabwo abantu bari muri Yerusalemu, Imana ibabwiye ngo muzabanze mugende mufate intebe zo muri salo mushyire muri kamyoneti, nimurangiza gushyira intebe zo muri salo muri kamyoneti, muzagende mufunge n'ibitanda byanyu n'amakanzu yanyu gukuranwa, muzabanze muyapakire muri kamyoneti, muzashake fuso niyo nini, hanyuma nimurangiza musohoke muhungane ibyo bintu. Uyu munsi abantu b'iki gihe cyacu turazaririye cyane ku buryo bizatubera akaga gakomeye nituramuka tutigobotoye bigishoboka, nituramuka tutagiye ahantu dushobora kwemera ubushobozi bw'Imana, nituramuka tudakoze uruhande rw'Imana rwo kwitondera iby'ukuri. Hari ijambo ryitwa kwitondera iby'ukuri kandi mbere ko akaga kagera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mwitondere iby'ukuri kandi mukore byo gukiranuka kuko agakiza kanjye kagiye guhishurwa. Ati hahirwa umuntu ukomeza ibyo n'umwana w'umuntu akeza isabato ntayice. Ntabwo ari imbere y'uko isabato izarwanwa, ntabwo ari mu gihe isabato izarwanwa, ahubwo ni imbere y'uko isabato irwanwa. Mbere y'uko irwanwa dukeneye umwiteguro icyambere wo kumvira iby'ukuri kandi tukabyitondera, tugakiranuka, tukamenya ko kwacu ngo udakora icyaha, ndetse tukeza n'isabato ariko twitondeye icyo bita iby'ukuri. Mwumve amagambo. Haravuze ngo iki? Bazashobora kuyihesha icyubahiro kuko bamenye ukuri kw'imico yayo, ubutegetsi bwayo n'imigambi yayo, kandi babe ari byo gusa bagenderaho. Ibyo ni byo gusa bazagenderaho. Nta n'umwe uzahagarara ashikamye mu gishuko giheruka, keretse gusa abashikamishije intekerezo zabo mu kuri kw'ijambo ryayo. Keretse gusa abitondeye iby'ukuri icyo ijambo ry'Imana ryavuze gusa. Abantu bavuga ngo uyu munsi bategereje itangazo rya dimanche kandi ngo bazatsinda dimanche n'itangazwa, ariko barimo barihenda. Dimanche igomba gutangazwa abantu baragaragaje uruhande barimo ko bazumvira umurongo w'Imana cyangwa ko batawumva. Hepfo baravuze ngo iki? Umuntu wese azagerwaho n'iki kibazo ngo mbese nzumvira Imana kuruta abantu. Iki ni cyo gihe cyacu cyo gufata icyemezo giheruka. Ndi gusoma mu ntambara ikomeye kandi soft n'abayifite, namwe tujyane ndabizi ko bihuza. Iki ni cyo gihe cyo gufata icyemezo giheruka. Mbese ibirenge byacu bihagaze ku rutare rw'ijambo ry'Imana ridahinduka? Mbese twitondeye iby'ukuri? Mbese turi kubigenderamo cyangwa turi kuvuga ngo Imana iziyeranje turokora? Mbese igihe abigishwa ba Yesu bari mu Yerusalemu, igihe yagotwaga bakabona ibimenyetso by'uko yagoswe, bitondeye iby'ukuri yego cyangwa oya? Ni munyandikire muri chat hano, munyandikire oya, mumbwire bitondeye iby'ukuri cyangwa ahubwo baravuze barazare baravuga bati Imana iziyeranje turokora? Oya rwose
bitondeye by'ukuri, bitondeye icyo ijambo ry'Imana ryari ryarababwiye. Baranditse ngo ikirere mbese ibirenge byacu bihagaze ku rutare rw'ijambo ry'Imana ridahinduka, mbese ubu twiteguye kuzahagarara dushikamye ngo duhamye amategeko y'Imana no kwizera Yesu. Aya magambo ari hepfo arakomeye cyane. Mbere yuko abambwa ku musaraba, mwumve ko ibyo bintu bihuye. Mbere yuko abambwa ku musaraba, umukiza asobanura abigishwa be ko azicwa kandi ko azazuka, kandi abamarayika bari aho biteguye gusohoza ayo magambo mu bwenge no mu mitima by'abigishwa be. Nyamara abo ni abigishwa ba Yesu, nyamara bo bari bahanze amaso iby'igihe gito ari byo kubatura ku ngoyi y'Abaroma, kandi bari kubasha kwihanganira ko uwari ibyiringiro byabo bose abasha gupfa urupfu rw'urukozasoni nk'urwo. Abantu benshi uzi ikintu bahanze amaso ngo Imana iziyeranja ibatabare bakigumye ukuntu bari. Ariko ibyo bintu ni ukwibeshya cyane. Ijambo ry'Imana riba ritubwiye ikintu gikomeye ngo mu gihe Yesu yabwiraga abigishwa be yuko igihe cyabo kiri gusoza kandi ko bagomba kwitegura ko Yesu agiye kubambwa akabambirwa i Yerusalemu, ngo ntabwo bari biteguye kubyumva, ngo amaso yabo yari ahanzwe mu kubatirwa ku ngoyi y'Abaroma. Uyu munsi abantu bahanzwe kubona mu bwoko bw'Imana basubirana ijambo nk'uko barihoranye. Ibyo bintu ni ukwihenda cyane. Abantu bategereje kubona ibintu bigenda nk'uko byagenze, tukajya ku musozi tugakora amateraniro, abantu bakongera bagakora ibitaramo uko bashaka, insengero zigafungurwa zose uko bashaka. Ibyo bintu ni ugutekereza ibintu byarenze. Ibintu hari ibintu biba byarasoje. Ubu Imana isigaye imeze nk'aho iri kurwana, iri gukorana n'umuntu ku giti cye. Ubu Imana imeze nk'aho iri guhendahenda umutima w'umuntu. Ubu Imana iteretse umuntu ayimubwira ati umva mwana wanjye umva, igihe cyose utigeze wumvira, uyu munsi byibuza tega amatwi wumve. Turi gusoma intambara ikomeye, igice cya 37 ibyanditswe byera n'umurinzi kuri page 417. Turi kuhasomaho amagambo akomeye kandi atureba. Muri iyi minsi yacu aya magambo aratureba cyane. Aya magambo yarantangaje, kandi uko ibitekerezo by'abigishwa ba Yesu byari bimeze niko n'ibyacu bimeze. Mwumve aya magambo. Nyamara bo bari bahanze amaso by'igihe gito ariko kubatura ku ngoyi y'Abaroma. Ubu abantu bahanze amaso by'igihe gito. Reka mbanze ngura ikibanza, reka banze nanjye nubaka inzu nziza nkigezweho runaka, reka njye kugura isambu, reka njye gukora ibi n'ibi, reka Imana rwose bawiyerangije wongereho igihe. Rero nababwiye ngo igihe abigishwa ba Yesu babonaga ibimenyetso Yesu yari yababwiye, ntabwo yari yababwiye ngo nibabona n'ibyo bimenyetso bibaye ntibazajye mu nzu ngo bagire ikintu bafata, ahubwo bazahite basohoka. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane. Rero ngo abigishwa ba Yesu nabo bari batwawe no kubatura ku ngoyi y'Abaroma, ngo kandi bari kubasha kwihangana ko ari ibyiringiro byabo bose abasha gupfa urupfu rw'urukozasoni nk'uru. Amagambo bari bakeneye kwibuka yahanaguritse mu bitekerezo byabo, maze igihe cy'ibigeragezo gisohoye gisanga batiteguye. Mwumve rero, urupfu rwa Yesu rwarabatunguye bamera nk'aho batigeze babimenyeshwa mbere y'igihe. Urupfu rwa Yesu rwarabatunguye bamera nk'aho batigeze babimenyeshwa mbere y'igihe. None rero mwumve amagambo. Nuko rero ubuhanuzi butwereka neza hazaza nk'uko byahishura abigishwa mu magambo ya Yesu. Ibimenyetso byinshi byerekana ko igihe cy'imbabazi kiri hafi kurangira, kandi n'imyiteguro y'igihe cy'akaga byose byaragaragajwe. Mbega ukuntu aya magambo akomeye. Aya magambo ariyumvishije cyangwa nyasubiremo? Aya magambo arakomeye cyane. Nimwumve aya magambo ukuntu atwerekeyeho. Haranditswe ngo urupfu rwa Yesu rwarabatunguye bamera nk'aho batigeze babimenyeshwa mbere y'igihe cy'akaga. Nuko rero ubuhanuzi butwereka neza hazaza nk'uko hahishura abigishwa mu magambo ya Yesu. Ibimenyetso byinshi byerekana ko igihe cy'imbabazi kiri hafi kurangira, kandi n'imyiteguro y'igihe cy'akaga byose byaragaragajwe. Hari umuntu utari kubibona ko ibi bintu by'igihe cy'akaga n'ibimenyetso byo kurangira kw'imbabazi byose ko hari umuntu utari kubibona? Mu muntu turi kwigana hanga hari umuntu utari kubona ibi bintu ko imyiteguro y'igihe cy'akaga turayibona neza, ndetse n'irangira ry'imbabazi turi kuribona neza.
none bimeze nk'aho mu bwenge bwacu tutari gushyikira ibyo bintu abantu bose baricaye urukingo neza tuzabigenza dute buriya imana iziyeranja oya rwose imana inakubwira ko wowe ufite ubwenge kandi yakubwiye ko ibyo bintu bizabaho kugira ngo witegure. mwumve rero amagambo ngiye kubasoreza aravuga ngo nyamara abantu ibihumbi byinshi ntibasobanukiwe n'uku kuri gukomeye nk'aho batigeze baguhishurirwa. mbese mu bihumbi byinshi nawe waba uri muri aba bantu? satani araboganuna ngo atekura igitekerezo cyose cyabahindura abanyabwenge bagasobanukirwa iby'agakiza maze igihe cy'akaga kizasange batiteguye. mbega amagambo ngo maze igihe cy'akaga kizasange batiteguye. igihe cy'akaga kigomba kuzasanga abantu batiteguye. kubera iki? nuko satani ari koganuna abantu ngo batekure igitekerezo cyose cyabahindura abanyabwenge ku byo kwitegura igihe cy'akaga ndetse n'irangira ry'imbabazi. niba ko turi kwigisha kivuga ngo imyiteguro dukeneye mbere igihe cy'akaga n'irangira ry'imbabazi. turi kwiga aho hantu. yesu yavuze ikintu gikomeye avuga ati nimugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye kuko abantu benshi bazashaka kuryinjiramo ntibabibashe. ati ubwo nyirinzu azahaguruka agakinga urugi nibwo benshi bazatangira kurukoma ngo bahagaze hanze bati mwami dukingurire. atazabasubiza ngo sinzi aho muvuye sinzi aho muturutse. kandi aba bantu bazaba ari ba bantu bariraga imbere y'Imana kuko bazavuga ati mwami twariraga imbere yawe twanyweraga imbere yawe twigaga ijambo ry'Imana ariko azababwira ati mbasimbazi nimwumve imbere mwankozi z'ibi bintu. kubera iki? nuko mbere y'igihe cy'akaga ntabwo bigeze bitegura. mbere y'igihe cy'akaga ntabwo bigeze bumvira ukuri. mbere y'igihe cy'akaga ntabwo bigeze bakiranuka. ntabwo bigeze beza isabato y'Uwiteka. none abantu ngubu bategereje itangazo rya dimanche. babwire bavandimwe banyu hari ibintu bitatu twasomye mu byaje igice cya 13 ikintu bita ikimenyetso izina ryayo n'umubare wayo. umubare wayo wo ujyanye n'ibijyanye n'imibereho yacu ya buri munsi kugeza ubwo imibereho yacu ya buri munsi igiye kuduterekana byanze bikunze tugomba kuramya iyo nyamaswa. iyo nyamaswa ntabwo ari intare abo twigana murabizi ni ubwami bwa kane ubwami bwa Roma nyirisi. iduteretse ahantu tugomba kwiramya bishingiye mu bijyanye n'imibereho yacu ya buri munsi kuko batubwiye ngo nta muntu uzemera kugura cyangwa kugurisha keretse afite umubare w'iyo nyamaswa. kandi batubwiye ngo uwo mubare ni umubare w'umuntu. kubera iki? nuko turya twahinze turya twahashye turya twacurujije turya twakoreye abantu. birasaba rero yuko hazabaho uburyo bwo kumanaginga abantu. uzibaza impamvu coronavirus yazanye n'ikintu cyitwa kuvana abantu amafaranga mu mufuka n'abakoreshaga amafaranga mu mufuka mu gihe abandi ku isi yose bo gahunda yabo n'ubundi yarangiye kera bo mu bihugu by'i Burayi no muri Amerika nta muntu ugikoresha amafaranga yafatika ni ikarita. byari ibintu byari bisigaye muri Afurika. none iyi coronavirus nayo yazanye ikintu cyo gukoresha uburyo bwo kudakora ku mafaranga kandi icyo ni ikimenyetso cyo gufata umutungo wawe kuko igihe umutungo wawe uri ku ikarita abanashatse bawuhagarika cyane. umuntu ashobora kukubwira ati nta network nta mafaranga uri bubone cyangwa wajya bakubwira ati nta mafaranga ari. kubera iki? amafaranga yawe yose n'ibyo ukora byose bifite uko bibarwa kandi neza. none murumva kugura no kugurisha ibyo ubwabyo bitagiye kudutsinda none hatwirebera. kandi ijambo ry'Imana ryatuvuga ngo twitondere iby'ukuri dukore ibyo gukiranuka. muratekereza ko tutagiye gutsindwa mbere y'uko itegeko rya dimanche bitangazwa ku buryo bwo ku mugaragaro? tugiye kuhatsindirwa rwose. birakeneye ko tugira imibereho imeze nk'aho ishobora kumera nk'iy'abigishwa ba Yesu bo mu gihe cya Yerusalemu kuko abigishwa ba Yesu batubwiye ngo Yesu arababwira ibimenyetso arangije avuga tumva rero nimubona ibyo bintu bibaye ntihazagira umuntu n'umwe n'uzaba ari hejuru ntazajye mu nzu yo kugira ikintu afata. ushobora kwita uvuga uti nanjye ariko reka icyo kibazo ntibabaze wenda niba ushaka ntukinsubize ariko reka nkikubaze. buriya abigishwa ba Yesu iyo babona biriya bintu bibaye byo kugotwa kwa Yerusalemu ingabo z'abaroma zikagota umurwa nk'uko tubisoma muri Luka igice cya 21 uhereye ku murongo wa 20 noneho bakabona ingabo ziragose barangiza bakigumira muri Yerusalemu cyangwa bakavuga ati ni gute nahunga ntajyanye umwenda ntajyanye inzu yanjye
najyanye ikintu cyanjye runaka, murumva byari bugende bite? Mbese Imana iri kubavanaho ku ngufu? Igisubizo ni oya, ntabwo Imana iri kujyana kubavanaho ku ngufu. Byari ngombwa ko bumvira ukuri kw'Imana, iby'Imana yababwiye. None mu gihe tumeze nk'aho tugeze ahantu hameze gutyo, nababwiye ko dukeneye kuba turi kwiga imyiteguro dukeneye uyu munsi, kandi ibi bintu biduhagaritse nk'igihe cy'abakobwa 10. Igihe cy'abakobwa 10 dusoma muri Matayo 25, abakobwa 5 bari abanyabwenge, abandi 5 bari abapfu. Ibyo ariko byarabitubwira yuko abanyabwenge bajyanye amatara yabo, bajyana n'amavuta, kandi umuntu ufite mwuka wera aba yiteguye kumvira kuri buri ntambwe atagishije impaka. Ntabwo aba bantu basohotse muri Yerusalemu bigeze babwira Yesu bati mva Yesu tugiye gupfukama tubwira tuti iyi ranje wenda dushakire ku intebe zaguruka muri Yerusalemu zijyaho tugiye guhungira. Iyi ranje wenda uduterurire inzu yacu iri muri Yerusalemu uyijyane inyuma kure cyane ya Yerusalemu. Oya, ahubwo bari biteguye kumvira icyo umwuka w'Imana avugira mu ijambo ry'Imana no kukigenderamo mbere y'uko bagera mu mwaka wa 70 ngo barimbuke burundu. Bagaragaje ko batsinze igihe bagotwaga bakahita bahaguruka. Ntabwo barindiriye yuko wenda haciraho undi mwaka cyangwa 2, ahubwo igihe ngo ingabo z'Abisirayeli, ingabo z'Abaroma zagotaga Yerusalemu, inyandiko iratubwira ngo igihe bari bahugiye mu mirwano, abantu b'Imana bari bari muri Yerusalemu babonye ibimenyetso Yesu yababwiye, hanyuma barangije bagira bati barasohoka, nuko bakira iteka ryo kurimbuka kwa Yerusalemu. Kandi hagomba gucaho igihe. Murabizi yuko ukugotwa kwa mbere kwabaye muri 66, mu Yerusalemu ikaremuka muri 70. Ngaho ni munyumvire rero namwe, niba kugotwa kwarabaye muri 66 hanyuma Yerusalemu ikaremuka muri 70, none abigishwa ba Yesu basohotse muri 70, ngaho ni munsubize turi kuganira byo tunyuzamo tunaganire, kuko hari ukuntu maze kubona yuko imitwe yacu twese yubitse hano ku isi ku buryo turi gusenga tubwira Imana tutumva iyeranje uzadukiza ibintu biheruka, ariko tudakoze icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ngaho ni munsubize basohotse muri 70 cyangwa basohotse muri 66 igihe ingabo za mbere zagotaga Yerusalemu. Ni munsubize basohotse muri 63, none haciye igihe kingana gute? Haciye imyaka hafi 4, hanyuma irimbuka rya Yerusalemu riraba. N'ubu niko bigomba kumera. Ubu abantu benshi bategereje igihe cy'akaga cyo kurimbuka nageranya nko muri 70, kandi bagomba kuba bariteguye mbere yuko 70 igera. Nuko nababwiye yuko abigishwa basohotse muri 66, niko ijambo ry'Imana riri kudusaba natwe gukora ibishoboka byose ngo duhagarare mu mwanya mwiza mbere yuko ukugotwa kwa nyuma no kurimbuka kwa nyuma kutugeraho. Ibyo ntitugomba kubyumvira ku murongo w'Imana. 66 niho ingabo za mbere zaguse, kandi abigishwa ba Yesu babwiye kutagira ikintu bajya guhungana, kuko ibyo bintu byari kubateza akaga ko kuzarira. Iyo bajya kugira ibintu barundanya, iyo bajya kugira ukuntu wenda bavuga batumva ndabona wenda imeza yanjye iruzi kugenda, reka niyeranje ejo nzongere nshaka indi gahunda, bari gucererwa bagatinda kwitegura. Ariko ijwi ry'Imana ryavuga ngo ntihazagire ikintu bajya gutora, bazahite basohoka bahunge. Ntibagombaga gutinda kwibaza ukuntu bazabaho n'ukuntu bazarya n'ukuntu bazanywa n'ukuntu bazambara, ahubwo bagomba kumenya yuko kubaho kwabo gushingiye mu Mana honyine. Ariko abantu b'uyu munsi turazaririye umunsi ku wundi, kandi dufite akaga. Dufite akaga gakomeye cyane. Dufite akaga gakomeye cyane, kandi birakeneye ko tugira gute duhunga bikitwa uyu munsi. Ngiye kubasomera amagambo atangaje ari mu gitabo cyitwa Abahirwa n'Ibandi. Ni amagambo nifuza ko dusoma kuri page ya 92. Ndagira ngo mutega amatwi mwumve amagambo ari mu Bahirwa n'Ibandi, page ya 92. Haranditse ngo aya magambo muyumve. Haravuze ngo umugenzi wabaga yakererewe, ubwo Imana ikukubwira nge nawe nimba natwe turi mu bakererwa wumve inama Imana iri kuguha. Umugenzi wabaga yakererewe yihutira kugera ku irembo ry'umurwa igihe izuba rirenga. Abafite amasaha yo mu Rwanda cyane yuko izuba ryacu rikunze kurenga mu gihe kimwe. Mu gihe izuba rirenga haba ari rya umunsi uburangiye, habagiye kwinjira mu wundi munsi. None igihe izuba rirenga, ijambo ry'Imana natubwiye ngo umugenzi wabaga yakererewe yihutira kugera ku irembo ry'umurwa igihe izuba rirenga. Ni ukuvuga ngo igihe izuba riri kurenga, umuntu ushaka kwinjira muri Yerusalemu yagombaga kwihuta kugira ngo bataza gukinga atarinjira.
none rero mwumve amagambo ntiyashoboraga gukebakeba ngo arangazwe n'ibyo ku nzira. uyu muntu ujya kwinjira muri Yerusalemu abona izuba riri kurenga ntabwo ajyaga gukebakeba ngo arangazwe n'ibyo ku nzira. none mbabaza ikibazo, ku nzira ubu hari ibintu biri kuturangaza. none se mbabaza ikibazo, ubu murabona yuko izuba riri kurenga igihe kiri kudushirana? ndabona nta muntu uri kunsubiza. ni munyandikire hano, mbese igihe kiri kudushirana? mbese izuba riri kurenga? nimba turi kujyana mu binyandikire. ndabarindiriye. ese izuba riri kurenga? Imana ibahe umugisha. murakoze cyane, ndabona ko turi kujyana. umugenzi rero wabaga yakererewe ngo yihutira kugera ku irembo ry'umurwa igihe izuba rirenga, niyo ashobora gukebakeba ngo arangazwe n'ibyo ku nzira. intekerezo ze zabaga zirangamiye umugambi umwe rukumbi wo kwinjira mu irembo. amen. intekerezo z'uwo muntu zabaga zirangamiye kwinjira mu murwa mu gihe izuba rirenga, nta handi hantu zabaga zireba. none intekerezo zacu zirangamiye iki? zirangamiye ko batwongera umushahara, abakorera umushahara, zirangamiye ko rwose hakongerwaho iminsi nkategura wenda inzu, zirangamiye ibintu byinshi namwe muzi. ubu intekerezo zacu turabona ko turi ku mugoroba w'isi, ntabwo turi saa 2, ntabwo turi saa 3, ntabwo turi saa 9, turi mu mugoroba wa saa 11 kandi bw'igihe izuba rirenga. dusigaranye agahe gato cyane ngo umunsi wacu urangire, umwami wacu atuwe ku bicu byo mu ijuru. ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo umugenzi ubonaga yuko bumwiriyeho kandi ari gukerererwa ntabwo yarangazwaga n'ibiri ku nzira, ngo ahubwo ibitekerezo bye n'umugambi we rukumbi kwari ukwinjira mu murwa mbere y'uko bakinga umurwa. none mbere ko imbabazi zirangira ubu tugomba kwihuta tukinjira bigishoboka. kandi mbere ko tubona akaga kadusatiriye tugomba gukora ibishoboka byose twiyunga n'Imana. dukeneye imyiteguro ibiri, umwiteguro w'imbere mu mutima n'umwiteguro w'ibigaragara. kubera iki? ni uko hari itegeko ryo kugura no kugurisha, kandi itegeko ryo kugura no kugurisha rizaba rigendereye kwica iki? itegeko ry'Imana. kandi umuntu azatsindwa mbere ntabwo ari nyuma. nababwiye ngo abigishwa ba Yesu badasohoka muri 66 bakarindira kuzasohoka muri 70, ntabwo byari bushoboke. byonyine kuzarira gusa byari gutuma babona ibyo bintu byo kwihuta ngo umuntu arimutse nta kintu bivuze. bari kuvuga ati ibintu twizeye ngo ingabo ziragose ngo ziraje, wabona zitazagaruka vuba, reka dufate indi minsi. n'uyu munsi niko abantu bari gukora. kandi bijya mubwire yuko rwose bavandimwe banjye, ubu dufite igihe gito cyane kandi dukeneye kwiyeguriramo Imana. ndabizi ko rwose abantu benshi mufite intambara z'ukuntu wenda abantu batanabyumva kimwe, abantu wenda baranatiza batenda Imana iziyeranja. ariko nababwiye ngo ntabwo Imana ari kwiyeranja kubigishwa ba Yesu ngo basore ku ngufu iyo ubwabo bataza kumvira icyo ijambo ry'Imana ryavuze. kandi uyu munsi ntabwo Imana izakiza abantu ku ngufu ngo ibasore ku mbaraga, ahubwo itegereje abantu bashyira mu bikorwa bitondera iby'ukuri kandi bakora ibyo gukiranuka, kandi ibyo bintu bakabikomeza ndetse bakeza isabato nayo ntibayice. kubera iki? nuko ari ikigeragezo giheruka kandi abantu bazagaragara yuko batsindwa mbere. ntabwo mu gihe giheruka aribwo abantu bazagaragaza yuko batsinze. ubu ngubu mbere ko dutsindwa, mbere ko tugera mu gihe giheruka, tugomba kugaragaza niba dutsinda cyangwa dutsindwa. tugomba kugaragaza niba twumvira cyangwa tutumvira, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mwitondere iby'ukuri. ndifuza ngo Yesaya 56 nawe uze kwicara gato uyisubiremo witonze. iratangaje cyane, navuga umwanya duhagazemo iratangaje cyane. ndaza kugaruka muri iki gitabo, ariko ngiye kubasomera amagambo nanone ari mu gitabo cy'abahanuzi n'abami. ku munsi ndifuza kubasomera ibihamya byinshi kugira ngo mubone ahantu duhagaze kandi hateye ubwoba. kuri paje yacu ya 98 mu kigisho cya 14 ni amagambo ajya kugisoza rwose, abahanuzi n'abami. ndabizi ko abenshi hano muri Amerika, muri UK, muri kwiga kino gitabo. ndajya mu yabasomeye mu yumve. haranditswe ngo nibigitinze ikigeragezo kigera ku muntu wese, ntabwo bigitinze ngo ikigeragezo kigera ku muntu wese, tuzahatirwa kubahiriza isabato y'ikinyoma. urumva yuko dutegereje guhatirwa isabato y'ikinyoma kandi ntabwo bigitinze. ariko wumvira ijambo rikurikiyeho, intambara izaba iri hagati y'amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu. ibyo ndabizi ko mubyemera.
abantu bagiye biyegurana urutonde ruto iby'isi isaba. Aho ntushaka ko mutinda. Abantu bagiye biyegurana urutonde ruto iby'isi isaba kandi bagakurikiza imigenzo y'isi, aho kwemera gusuzugurwa no gutukwa. Icyo gihe bazayoboka imbaraga bakangisha gufungwa ndetse no kwitwa. Beka amagambo. Ubu rero abantu bari iri jambo rirakomeye, ni ijambo rikomeye cyane. Baratubwiye ngo abantu bagiye biyegurana urutonde ruto iby'isi isaba ngo kandi bagakurikiza imigenzo y'isi, aho kwemera gusuzugurwa no gutukwa. Iri jambo ratubwiye ngo icyo gihe bazayoboka imbaraga bakangisha gufungwa ndetse no kwitwa. Icyo gihe itegeko rizaba ritangajwe bagomba guhitamo amategeko y'Imana cyangwa amategeko y'abantu. Abantu bazahita bahitamo ikiboroheye, aricyo ruhande ruzaba rurwanya amategeko y'Imana. Kubera iki? Ngo nuko abantu mbere icyo gihe biyeguriye rutonde ruto iby'isi isaba. Kandi hari ibintu isi iri gusaba n'uyu munsi iri gushyirwa imbere y'abantu bakavuga ati umva rero kugira ngo wemererwe kubaho, kugira ngo rwose bigende neza ugomba gukora gutya, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugira gute kugurisha keretse afite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa cyangwa izina ryayo. Kandi ibyo bintu bihuje n'imibereho yo kurya no kubaho bya buri munsi. Kandi ibyo bintu biratwataniriye cyane, tubihagazemo. Nta muntu ushobora kurya cyangwa ngo agomba kurya ataguze cyangwa ngo agurishe. Murumva kuri ibintu bihuye. Murumva ahantu duhagaze. Murumva ko dutegereje igihe isabato y'Uwiteka izarwanwa mu buryo bugaragara, ariko tugomba kuba twiteguye mbere y'uko icyo gihe kigera. Murumva ko dukeneye imyiteguro uyu munsi nge nawe. Urumva ko dukeneye kwikubita imbere y'Imana mu gihe izuba rirenga, mu gihe garagaza ibimenyetso by'uko Yesu ari hafi kugaruka, mu gihe bigaragara ko imbabazi z'Imana zizafi kurangira, mu gihe bigaragaza yuko igihe cy'akaga kidutegereje. Biragaragara yuko dukeneye rwose kwihuta ntiturangazwe n'ibyo ku nzira. Kandi ibyo ku nzira birahari byinshi, ibiturangaza birahari byinshi. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twirinde ko hagira ibintu biturangaza bigatuma tubura umugisha w'Imana. Rero dukeneye imyiteguro y'abakobwa b'abanyabwenge. Abakobwa b'abanyabwenge ngo bari barakiriye ubuntu bw'Imana mu mitima yabo. Abakobwa b'abanyabwenge barategereje nubwo igihe cyabafashe umwanya, ngo ariko bari barakiriye ubuntu bw'Imana mu mitima yabo. Ngo bose bari bazi icyo Imana yakoreye imitima yabo, ngo kandi bose Imana yari babariye buri muntu wese ku giti cye. Buri wese yari afite imbabazi z'Imana, buri wese yari yarihannye kandi ibyaha bye byarababariwe. Buri wese yari afite isano nzima na Kristo, kandi buri wese yari afite umwiteguro wo kumvira ubushake bw'Imana kabone n'ubwo ibihe byaba bigoye bite. Mwereka abakobwa b'abapfu bo bafashe Bibiliya gusa baragenda baravuga ngo nabo bagiye gutegereza Imana. Aho niho abantu bagwiriye mu gihombo kandi gikomeye cyane. Baravuze ngo nabo bagiye gutegereza Imana kandi nta musabano bafitanye n'Imana. Niyo mpamvu dukeneye imyiteguro ibiri, ikintu bita kwemera imbabazi z'Imana, umuntu akihana bigishoboka uyu munsi. Icya kabiri ni imyiteguro y'ibigaragara, nayo ngiye kubasomera uko ijambo ry'Imana rivuga. Reka mbanze basomere amagambo ari mu ntambara ikomeye, twumve imyiteguro abakobwa b'abanyabwenge bari bafite. Nitumara kuyumva turebe iyo myiteguro y'imbere mu mutima, ariko tujya ku myiteguro ya kabiri y'ibigaragara uyu munsi Imana iduhamagarira. Intambara ikomeye page 284 ni amagambo ari hasi ajya gusoza iyo page tugiye kwasoma. Haranditswe ngo aba bakobwa b'abanyabwenge bari barakiriye ubuntu bw'Imana. Imbaraga ya Mwuka Muziranenge yabagiraga bashya kandi ikabamurikira. Niyo tumaga ijambo ry'Imana ribitara rimurikira ibirenge byabo n'umucyo umurikira inzira bacamo, kugira ngo basobanukirwe n'ukuri. Bari barize ibyanditswe byera bafite gutinya kubaha Imana. Ubundi iri jambo n'ababwikira ibiti by'ukuri nicyo kintu gishobora kuduha imyiteguro mbere yuko tugera mu gihe cy'akaga. Ikintu biti by'ukuri, mwitondere iby'ukuri, kwitondera iby'ukuri. Kandi ibyo kwitondera iby'ukuri ni ugukora ibyo gukiranuka,
ni umuntu wumvira ijambo ry'Imana akarishyira mu bikorwa, ntabwo ari umuntu uzarira. Ubu ntabwo turi mu gihe cyo kuzarira. Niyo mpamvu nabasomeye amagambo yo mu gitabo cy'Abahirwa n'Ibande, aho batubwiye ngo umugenzi wabaga yakererewe igihe ajyaga kwinjira muri Yerusalemu kandi izuba rikaba riri kurenga kandi nirenga bari mu kinge, uwo mugenzi yarihutaga ngo ntabwo yarangazwaga n'ibyo ku nzira. Kandi uyu munsi birahari, dufite amashuri y'abana, dufite ababyeyi bacu nabo dukeneye gufasha wenda bageze mu zabukuru, dufite abana nabo bakeneye kwiga amashuri meza, dufite amazu tutaratunganya, dufite ibibanza bitarubakwa, dufite amadeni menshi cyane tutarishyura. Bavandimwe, dufite ibintu biri ku nzira, kandi ibyo bintu birashaka yuko tutitegura ngo twinjire bigishoboka, kandi imyiteguro tuyikeneye mbere yuko tugera mu gihe cy'akaga. Nabibasomeye neza cyane. Ariko baratubwira ngo abakobwa b'abanyabwenge, baratubwira ngo kugira ngo basobanukirwe n'ukuri bari barize ibyanditswe byera bafite gutinya kubaha Imana, kandi bashakashakanye umwete ubutungane bw'umutima n'ubugingo. Bashakashakanye umwete ubutungane bw'umutima n'ubugingo. Ubu tugomba gushaka ikintu bita ubutungane bw'umutima n'ubugingo, kandi tutibabariye, kubera yuko icyaha cyaturuje imbaraga kandi kiturusha n'ubukuru, tukimaze n'igihe kirekire. Buriya dukeneye ubutungane bw'umutima n'ubugingo. Mbere yuko tugera mu gihe imbabazi z'Imana zirangira, dukeneye ubutungane bwa Kristo, kandi Kristo ashaka kutubabarira rwose mbere yuko ava ku ntebe y'imbabazi. Arashaka kubikora ngo aduhe imbaraga zo gutsinda muri iki gihe giheruka. Kubera iki? Tuzatsinda ibyo dukunda byo muri ubu buzima, tuzatsinda we n'inda yacu, kuko dukeneye ibyo kurya bya buri munsi, kandi hari igihe bizasaba ko tubaho mu buzima bworoheje. None se abigishwa ba Yesu basohokanye iki muri Yerusalemu? Ntacyo. Ariko Imana ndabizi ko batigeze bitwa n'inzara. Gusa wenda bashobora kuba batarabonye kuko ibyo bari bakeneye byose birashoboka cyane. Ariko niyo mbabwire yuko ikintu cyo kibaraje ishinga si ukubona ibyo bazaba bakeneye byose. Ikintu cyo kibaraje ishinga ni ukwitondera ibyo kuri byose, kandi bagakora ibyo gukiranuka, bakagenda mu murongo Imana yatanze. Icyo byabasaba cyose, niyo byaba kuzasonza, niyo byaba kuzakwenywa n'abantu, niyo byaba kuvugwa nabi, niyo byaba kukureba nabi. Abantu benshi uzi ko abantu bangayitswe n'uko abandi bantu bazababona. Atari ko umuntu azavuga ngo ikintu runaka w'inshuti yanjye nabyumva azavuga ko ndi mu bice ubu ngubu koko jyewe. Abantu benshi batewe ikimwaro na bagenzi babo, ariko ntabwo ari Imana iri kutubwira. Imana iri kutubwira yuko tugomba kuyumvira icyo byasaba cyose. Rero ngo bari barashakashakanye ubutungane bw'umutima, umutima n'ubugingo, ngo bari barabishakashakanye bafite gutinya no kubaha. Rero bakomeje hepfo ngo bari bafite ibyabayeho buri muntu ku giti cye byihariye. Bari bizeye Imana n'ijambo ryayo, bitashoboraga gusenywa nuko batabonye icyo bari biteze ndetse no gutinda kwabyo. Kandi bafashe amatara yabo bajyana amavuta ku ruhande, bagiye batabanje gutekereza ubutumwa. Abandi bafashe amatara yabo ntibajyana amavuta ku ruhande, niba abakobwa b'abapfapfa. Bafashe amatara yabo ntibajyana amavuta ku ruhande, ngo bagiye batabanje gutekereza ubutumwa bukomeye bumvise bwari bwarakanguye ubwoba bwabo. Ariko bari barishingikirije ku kwizera kwa bagenzi babo, banyurwa gusa n'umucyo udafite ishingiro, batunga ku marangamutima meza yari abarimo, badasobanukiwe ukuri neza cyangwa ngo bamenye iby'umurimo nyakuri w'ubuntu ukorwa mu mutima. Abo bari baragiye gusanganira umukiza bafite ibyiringiro byo kubona ingorano uwo mwanya, nyamara ntibari biteguye kwihanganira gutinda cyangwa kutabona ibyo bari biteze. Nuko igihe ibigeragezo byazaga, ukwizera kwabo kwaracogoye, kandi umucyo wari ubarimo urakendera. Ibintu byabaye ku bakobwa b'abapfapfa ndagira mbabwire ko uyu munsi bizaba. Uyu munsi ibintu bizaba ngiye kubibabwira, nuko abantu benshi nibashaka no kumvira umurongo w'Imana, bizasoza babonye hari igihe giciyeho uwo murongo w'Imana utaremerwa. None ibyo bintu bizasoza bite rero? Bizasoza bamwe bavuga yuko bishutse, bamwe yuko bihuse, kabandi rwose bakoze ibintu mu gihe kitari icyabyo. Ariko nayo mbabwire yuko abo bantu benshi bari kuvuga bati ibintu bizagaruka mu murongo, twebwe ni muhumure, iyi korona izarangira. Ndetse n'abakubwira bati cyangwa ikarangira rwose, ati ndifuza ko umwaka wa 2020 urangira, none umwaka wa 2020 nurangira twinjiye mu 2021,
uwo mwaka nawo abantu bakaba bizeye ko uzazana ibintu byiza ariko urimo akaga kandi ntabwo abantu benshi babyiteguye. Abantu benshi bagiye kuba ati umwaka mushya muhira 2020 hari akaga imbere, ntabwo hari ibyishimo imbere. Aha hari akaga. Abantu benshi bategereje ibinyejana biguwe neza n'amahoro yuzuye, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Kandi rero mbabwira ko dufite agahe gatoya ko gukoramo iby'Imana ishaka. Imana ashaka ko twiyegura n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose. Imana ashaka ko twihana rwose kugeza ubwo niyo byaba kwijomba kwitera icyuma, reka mbivuge mu mvugo iremereye rwose, niyo byaba kwigwa nabi. Ugomba kwigwa nabi ariko ugakiza ubugingo bwawe. Imana irashaka yuko utarebera kuba abantu babibona, irashaka ko birebera mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu yababwiye ngo abigishwa ba Yesu bari muri Yerusalemu igihe yagotwaga, iyo baza kubirebera mu rwego rwa kimuntu bari gutindiganya bagatinda muri Yerusalemu bikarangira bari mu cyo muri 70. Ariko bagize ubushake bwo kumvira Imana. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo nta muntu umwe ugeze amanuka ngo ajye gutindiganya, ahubwo bose bahise basohoka batitaye ukuntu bazabaho n'ukuntu bizagera n'ukuntu abandi bazababona. Ndetse murabyibuka yuko basizeho bene wabo bizeraga kimwe babasiga muri Yerusalemu, barasohoka bavuga bati ubugingo bwacu twabibonye, igihamya kimwe ijuru ryatanze turakibonye, none natwe ibihamya ijuru ryatanze turi kubibona. Murabona ko tuziganya agahe gato kirangira ry'imbabazi n'igihe cy'akaga. Murabona ko tugoye kwitegura mbere kugira ngo tuzabashe kurokoka. None dukeneye imyiteguro ibiri, iya mbere niyo mu mutima, iya kabiri niyo ibigaragara. Kandi ibigaragara imeze nk'igihe abigishwa ba Yesu bavaga muri Yerusalemu igoswe bwa mbere, nta kintu bajyanye. Nubwo nari kubabwira yuko nta kintu mugomba kujyana mu gihe mwitegura, baragiye barahunga rwose, bahunga uwo mujyi. Kandi iyo myiteguro bagize ni nayo Loti yagize. Ngiye kubaza ikibazo gikomeye, mbese Loti muri Sodomu yarakize? Ni munsubiza hano muri comment ndaba mbibona. Mbabaza ikibazo, muri Sodomu na Gomora Loti yarakize? Yarafite ibintu by'imitungo ikomeye? Ni yego cyangwa ni we? Munyandikire. Imana ibaho umugisha. Jonathan namubonye na Goreti mwese, Imana ibaho umugisha, na Jean Imana ibaho umugisha cyane, n'abandi mbona muri kubyandika Imana ibaho umugisha cyane. Ndajya mbabwira yuko muri Sodomu na Gomora nibuka ikintu cyakoze kuri Mukaroti. Ikintu cya mbere cyamukozeho ari na ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwibuke Mukaroti. Amagambo ari muri Luka igice cya 17, amagambo atubwira ngo mwibuke Mukaroti. Aya magambo kinavuga Mukaroti yarebye ubutunzi agiye gusiga muri Sodomu, inshuti ze no kugubwa neza ko baga muri Yerusalemu muri Sodomu, arangira avuga ngo byaba byiza nuko yahwana nayo. Birangije koko ahita ahwana nayo. Bari bafite ubutunzi bukomeye. Ariko abantu b'uyu munsi ntago mfite imvugo nakoresha. Buri kintu bita kutizera ni icyaha koko. Ijambo ry'Imana rivuga ko kutizera ari cyo cyaha, kandi koko kutizera ni cyo cyaha. Nimurebe Imana ishushubikanya, nimurebe amareka b'Imana bashushubikanya Loti, bamukuye muri Sodomu nta n'umwenda wundi ajyanye. Oya, yasohotse muri Sodomu, sibyo? Asohoka amashushubikanywa n'abamarayika b'Imana n'abakobwa batatu ndetse n'umudamu we. Baramushushubikanya, nta gitanda bajyanye, nta byo kurya bajyanye. Murabizi ko Sodomu yari ikize. Si nk'ibintu byacu by'uyu munsi usanga hari n'abantu batagize ikintu bafite. Nta kintu yajyanye, arahunga. Yahungiye he? Ahungira ku misozi, arabisiga birimbukira muri Sodomu. None ubu ntabwo dukeneye guhunga, ntabwo dukeneye kujya ahantu dushobora rwose kumvira ubushake bw'Imana, tugakora umurongo w'Imana, tugakora icyo Imana ishaka. Reka mbasomera amagambo ari mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe kuri page 200, ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa 2. Ngiye gusoma muri verisiyo ya 2015. Ndumva iki gitabo ariho cyasohotse, kimwe cy'umuhondo abakizi iki ngiki. Yego, ngiye kubasomera amagambo muyumve. Page 288. Ikigisho ni cya 45. Ikigisho cyitwa reka mbabwire uko cyitwa akagagati. Cya 45 cyitwa guhamagarirwa gutura mu cyaro. Niko cyitwa, guhamagarirwa gutura mu cyaro. Ngiye kubasomera amagambo make gusa ari kuri page ya 288. Amagambo asoza ikigisho cya 45
cya 45 ubwo nagira ngo nuri gifite ari soft biteye bimworohera kukigeraho ni ikigero cya 45 amagambo agisoza utumwa gatoranyije umugabane wa kabiri handitswemo amagambo abiri ngiye gusoma iyaba mu buntu bw'Imana twashakaga gukora twabashaga kubona ahantu hitaruye imigi mwumvira ijambo iyaba mu buntu bw'Imana twabashaga kubona ahantu hitaruye imigi uhoraho yakwifuza ko twayitarura bashyira akadomo iyaba mu buntu bw'Imana twabashaga kubona ahantu hitaruye imigi uhoraho yakwifuza ko twayitarura hari akadomo barakomeje ngo imbere yacu hari ibihe bishishana twumvishije nawe wagiye akadomo imbere yacu hari ibihe bishishana mbese birahari cyangwa nta bihari none se ko dukeneye kwihuta tukagira uburyo dushobora kubaho rwose mu buzima bwacu niyo bwaba bworoheje tukihuta rwose bigishoboka tugahunga nk'uko Loti yahunze tugahunga nk'uko abigishwa ba Yesu bahunze bakava muri Yerusalemu bagahunga badatindiganije batibwira ngo hari ikindi gihe cy'ikinyejana cyiza kigiye kubaho nk'uko abantu biteguye ngo uyu mwaka wa 2020 usoze bajye mu 2021 baguwe neza muzi uko abantu biteguye urukingo kandi bagiye kurutera reka nkomeze hepfo aya magambo aratangaje ngiye kuyasubiramo aranditswe nababwiye ko turi kwiga ibintu imyiteguro ibiri dukeneye umwiteguro w'imbere mu mutima n'umwiteguro w'ibigaragara kubera iki tugeze mu gihe twegereje gusoza kwirangira ry'imbabazi ndetse n'igihe cy'akaga ariko nababwiye ngo ntago abantu bazatsindwa mu gihe cy'akaga bazatsindwa mbere y'akaga niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mwitondere by'ukuri mukore ibyo gukiranuka ati hahirwa umwana w'umuntu ukora ibyo ikintu bita kwitondera by'ukuri no gukora ibyo gukiranuka kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo abigishwa ba Yesu barabyitondeye babonye ibimenyetso Yesu yabahaye basohoka muri Yerusalemu baragenda bahunga umugi none igihe umugaragu w'Imana Loti asohoka muri Sodomu tubonye yuko abamarayika b'Imana bamufashe ku mbaraga baramusohokana nta kintu avanyeyo ntabwo ndi kubabwira ngo wosohoke nta kintu ujyanye niba ufite uburyo wakwitegura mu gahe gato ufite bikore bigishoboka ariko uyu mwiteguro mu mutima ni ugomba kudutera umwete wo gushyira mu bikorwa umurongo w'Imana niyo mabwire yuko uramutse n'ubundi ukoze umwiteguro w'inyuma umwiteguro w'ibigaragara utarakura imbere mu mutima n'ubundi byazasoza utsinzwe kubera iki nuko agomba kuba icyo bitigerageza ngiye kuri babwira icyambere abigishwa ba Yesu igihe bari bavuye muri Yerusalemu haciyeho imyaka 3 n'igice nta kintu kiraba muri Yerusalemu nta n'ikintu cyabaye n'uyu munsi abantu barakuvuga bati nta kintu cyabaye n'uyu munsi njya mbyumva mu nsengero zacu hano mu Rwanda insengero zimwe zafunguwe umuntu agatinyuka akajya imbere y'ubwoko bw'Imana ngo nta kintu cyabaye mbega imvugo mbi nta kintu cyabaye hari insengero zifunze abantu batazisengeramo nta kintu cyabaye utajya ku ifunguro ryera nta kintu cyabaye utemerewe amateraniro y'amavugurura nk'uko byari bisanzwe nta kintu cyabaye udashobora kubatiza ubwo nta kintu cyabaye bikeneye kwihana ku Mana bikeneye kwihana rwose ntabwo nayohisha umugoroba nifuje ko twitegura imyiteguro dukeneye mbere y'igihe cy'akaga nirangira ry'imbabazi nibuka kare amagambo turi kwiga turi kubona ko duteretse ahantu kuramya kutwegereje kandi bikozwe mu kimenyetso mu izina ryayo ndetse no mu mubare wayo abantu benshi nababwiye ngo bahanze amaso ku kimenyetso ariko umubare n'izina ntabwo bari kubyitaho kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dukeneye kugira imyiteguro mbere ko tugera muri icyo gihe kuko abantu bazatsindwa mbere ntabwo abantu bazatsindwa muri cya gihe cy'isoza icyumweru n'isabato bigeze aho bishyizwe ku karubanda oya abantu bazaba baratsinzwe mbere cyangwa baratsinze mbere niyo mpamvu abigishwa ba Yesu batsinze mbere ntabwo batsinze muri 70 oya basohotse mbere kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Satani ari kutwogara ngo atekura igitekerezo cyaduhindura abanyabwenge ngo kugira ngo igihe cy'igeragezwa kizagere gisange tutiteguye ngo kandi ibyo bintu twarabibwiwe neza yuko hari igihe cy'akaga n'igihe kirangira ry'imbabazi aya magambo yabasomeye kuri page 117
mu ntambara ikomeye. Kandi bongeye kutubwira ijambo rikomeye cyane mu magambo twasomye mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande kuri paje 92 batubwiye ngo umugenzi wabaga yakerewe mu gihe izuba rirenga yinjira muri Yerusalemu ngo ntabwo yakibakibaga ngo arangazwe n'ibyo ku nzira. Intego y'imwe rukumbi kwari kwinjira mu murwa igihe izuba rirenga. Uwo mu gihe izuba rirenga mu gihe akaga katurindiriye tugomba kuba turi gukora imyiteguro ibiri. Umwiteguro w'imbere mu mutima wo kweza ubugingo n'ubwenge tukemera ubushake bw'Imana tukumvira n'ijambo ryayo. Kandi umwiteguro wa kabiri ni ukujya ahantu dushobora kuba mu buryo bwaba bworoheje niyo bwaba buciye bugufi ariko tukumvira ijambo ry'Imana. Aya magambo nababwiye ngo ndayasubiramo ari kuri page 188 yandi maze gusoma. Iyaba mu buntu bw'Imana twabashaga kubona ahantu hitaruye umujyi, Uhoraho yakwifuza ko twayitarura. Muri iryo jambo Uhoraho yakwifuza ko twayitarura. Niba ibyo bintu bishoboka kuki udakwiriye kubikora? Icya kabiri ravuze ngo imbere yacu hari ibihe bishishana no hari hakadomo. Amagambo asoza neza nizavuga ngo muri ubwo buryo bashobora kurera abana babo babatoza imyitwarire yoroheje kandi myiza. Imyitwarire yoroheje kandi myiza y'ahantu mu giturage ahantu nyine uza kubona ibyo kurya utaguze utanagurishije. Kubera iki? Nuko dutegerejwe n'ikintu bita kugura no kugurisha. Nta muntu uzemererwa kugura cyangwa kugurisha. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo itera bose aboroheje n'abagize bati n'abakomeye. Itera bose aboroheje n'abakomeye, abimbata n'abumudendezi. Gushyirwaho ikimenyetso ku ruhanga cyangwa hehe ku kiganza. Ku kiganza ni imikorere, mu ruhanga ni abantu babifite mu bitekerezo byabo. Rero benshi ntabwo mubifite mu bitekerezo byanyu rwose, nta nubwo mwifuza kuzarwanya itegeko ry'Imana, sibyo? Ariko ku kiganza kuko gushaka ibyo kurya muzayiramya. Kubera iki ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kugira ngo atagira umuntu yemererwa kugura cyangwa kugurisha keretse afite ikimenyetso cyayo, izina ryayo n'umubare wayo. Kandi baratubwira ngo umubare wayo ni 666 ngo kuko ari umubare w'umuntu. Umubare w'umuntu rero ni ibijyanye n'imibereho ya buri munsi, sibyo? Ni ijambo ry'Imana ritubwiye yuko inyamaswa yobora imiryango yose, indimi zose n'amoko yose. Utekereza yuko mu bantu ukorana nabo biteguye kukubwira bati mva twebwe tuzahagarara ku kuri? None se kambabaze niba ari n'igitangazamakuru wenda ukorera, niba ari n'umushinga runaka ukorera, uzakubwira ko ugomba gukora umurongo washyizweho neza. Kuko nta nyiri ibyo bitangazamakuru cyangwa bya nyiri uwo mushinga ukorera wenda bakorana, kandi niyo batakorana n'inyamaswa ya kane. None se bo niba buri cyo bahemba nibavuga ngo nabo barahagarika bizagenda bite? Uzahemba iki? Ntabwo uzahemba, uzaje gushaka akazi ahandi. Rero urumva ko dusoye mu bihe bikomeye cyane. Muri ubwo buryo bashobora kurera abana babo babatoza imyitwarire yoroheje kandi myiza. Ndabona ko ari ngombwa kwihuta kugira ngo hitegurwe igihe cy'akaga. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ati ndabona ko ari byiza kwihuta kugira ngo hitegurwe igihe cy'akaga. Karadusatiriye mu buryo buteye ubwoba. Karadusatiriye. Kandi akaga tugezemo ni nk'aka Sodomu neza ku buryo Imana imeze nk'ishaka no kudufata ku ngufu ikamera nk'uko yabikoreye abigishwa, ikamera nk'uko yabikoreye Loti, igafata amaboko ye, igafata abakobwa be, ikabashushubikanya. Benshi Imana ni nabafata ku ngufu muri ubwo buryo. Ndagira mbabwira ikintu kizabaho. Kubera ko mutigeze mumenyereza abana banyu kugenda mu bushake bw'Imana, nibagera iyo ngiyo Imana yabajyanye nk'uko yajyanye Loti mu misozi. Abakobwa ba Loti ubwabo baribwirije bangije baryamana na se, kandi se arabashimaga ngo n'abakobwa b'amasugi. Ndagira mbabwira yuko buri imigi irananduza cyane, abantu baba barangiritse mu mutwe ku buryo Imana itubwira guhunga no kwitegura. Ibitubwite kuko mushobora kugira imibereho yoroheje, ariko Imana yadushaka. Ariko mbabwiza ukuri rwose, Imana yaduhaye igihe gihagije cyo guhagarara mu ruhande rw'Imana cyangwa se cyo kuruvaho, cyo kwemera Imana cyangwa se kuyirwanya. Imana imaze kudutereka ahantu buri wese imwereka ukuri nk'uko kuri, kandi ikamubwira ko agomba kwitondera iby'ukuri kandi agakora ibyo gukiranuka. Rero iyo myiteguro turayikeneye. Ngiye kubasomera amagambo ari mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Urugo rwa Gikristo rutubwira amagambo akomeye muri iki kintu bita imyiteguro y'ibigaragara. Kuri page 134 haranditswe ngo kuba mu cyaro bitera kuzigama. Inshuro nyinshi Uwiteka yatwigishije ko
inshuro nyinshi, ntabwo ari inshuro imwe. Inshuro nyinshi Uwiteka yatwigishije ko abizera bagomba kwimura imiryango yabo, bakayikura mu mijyi, bakayishyira mu cyaro, aho bashobora kwibonera umusaruro w'ibibatunga, kuko mu bihe bizaza, twebwe ntabwo ari mu bihe bizaza nka kera, kuko mu bihe bizaza ikibazo cyo kugura no kugurisha kizaba gikomeye cyane. Amagambo arumvikana. Kuko mu bihe bizaza ikibazo cyo kugura no kugurisha kizaba gikomeye cyane, kandi icyo batubwiye ngo nawe uzemererwa kugura no kugurisha keretse afite izina ry'iyo nyamaswa cyangwa ikimenyetso cyayo cyangwa umubare wayo. None abantu bategereje ikintu bita ikimenyetso, umubare ntabwo bari kuwitaho, kandi uyu mubare utangiye kutugaragarira. Ubu umuntu abishoboye yakwiyufura niyo yagira ibintu ahomba bikeya byo muri ubuzima, ariko byibuze akaba ateretse ahantu ashobora kuzabaho, agatera kabiri, akarya ataguze atanagurishije. Wenda bikaba ari ibiryo byawe byoroheje byo muri ubuzima, kubera yuko igihe cyo kugura no kugurisha ni igihe cy'akaga kuri twebwe, kandi bivuze yuko nta muntu uzabasha kugura, uzabasha nyine kubona ibyo kurya atagize gute, atakoze umubare wayo, atakoze icyo umubare umusaba. Urumva yuko duteretse ahantu hateye ubwoba, kandi kubera ko benshi bagiye kwikerereza, kandi kubera ko benshi bazikerereza, ndagira mbabwire ko n'abazagenda bameze nk'aho Imana ibashushukanije, kuko Imana izagumya guhata imitima y'abantu gufata ibyemezo. Ndagira mbabwire ikintu kizabaho, bazazimiza b'imiryango yabo. Kubera iki? Loti yajimije umugore we kandi azimiza n'abakobwa be babiri kandi banasohotse. Kubera iki? Nta mwanya yari afite wo kubategura. Bageze uyu musozi baryamana na se, ndetse umugore we agwa mu nzira kubera ko yumvaga akifuza ibintu biryoshye byo mu mujyi no kugubwa neza kuba mu mujyi. Uri umujyi uraryoshye cyane, kandi abagabo n'abagore barawukunda cyane. Umujyi ni igisirimu nyine, nta muntu ushaka kuba mu buzima bworoheje, ariko niyo mbabwira yuko Kristo ariwe rugero rwacu. Yari umuntu woroheje, yari umuntu uciye bugufi, yari umuntu wibera i Galilaya, kandi umuntu wajyaga ajya kurara ntarare mu bakungu, akarara kwa Mariya na Marita na Lazaro b'abakene. Yari umuntu wicisha bugufi kuri buri ntambwe, yari umuntu wimenyereza ibintu byoroheje byo mu buzima kugira ngo byibuze ashyikire umugambi w'Imana, kandi Imana ibashe kumutunganya. Dukeneye imyiteguro ibiri mbere yuko tugera mu gihe cy'akaga, kandi dukeneye kubikora vuba, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umugenzi wabaga akererewe abona izuba rirenga yirindaga kuzarira kugira ngo bataza gukinga umurwa, bakawukinga ataramara kwinjira. Aya magambo aratangaje cyane. Mbega ukuntu rero dusohoye mu gihe giteye ubwoba, mbega ukuntu igihe cy'irangira ry'imbabazi n'igihe cy'akaga biturindiriye, mbega ukuntu dukeneye umwiteguro mu mutima, tugasengana umwete dusaba Imana ngo iduhindure kandi duhe imbaraga yayo ituzemo. Mbega ukuntu Imana iri kutubwira ati nimwitegure mu buryo bw'ibigaragara no mu buryo bw'ibitagaragara, kubera yuko dutegerejwe n'ibyo bintu bibiri nababwiye ko bikomeye, irangira ry'imbabazi kandi imyiteguro y'igihe cy'akaga, kandi biraturindiriye rwose. Umuntu utari kubibona ndamusaba ngo asenge Imana, abwire Imana yuko icyo gihe cyamaze kugira, hanyuma yitegure. Amagambo nifuza kugenda asoza nyerekera ku musozo ni amagambo nazigamye kuri page 92 muri cya gitabo nabasomeragamo cyitwa Bahirwa ni bande. Ndifuza kwihuta nkasoza. Haranditse ngo Yesu yavuze ko kudatezuka ku mugambi nk'uko, reka nsubiremo kugira ngo twumve yangaya nsomye. Umugenzi wabaga yakererewe yihutira kugera ku irembo ry'umurwa igihe izuba rirenga, ntiyashobora gukebakeba ngo arangazwe n'ibyo ku nzira. Intekerezo ze zabaga zirangamiye umugambi umwe rukumbi wo kwinjira mu irembo. Yesu yavuze ko kudatezuka ku mugambi nk'uwo ariko gusabwa mu mibereho ya Gikristo. Kudatezuka ku mugambi nk'uwo kwihuta abantu bakinjira bigishoboka, ngo niwo mugambi usabwa imibereho ya Gikristo. Naberetse ubwiza bw'imico, aryo kuzo nyakuri ry'ubutware bwanjye. Ntabwo iryo kuzo ribasezera gutwara isi, nyamara nibyo mukwiriye kwifuza cyane no guhirimbanira. Simbahamagarira kurwanira guhabwa icyubahiro cy'ubutegetsi bukomeye bw'isi, nyamara kandi nimwibwire ko hatari intambara mukwiriye kurwana, kandi ko nta ntsinzi mugomba kugeraho. Mugomba kurwana intambara kandi mukagera no ku ntsinzi. Kubera iki? Nuko hari ibintu mugomba kurwanya byo mu mibereho yanyu.
mbasabye gukora uko mushoboye kandi mukibabaza kugira ngo mwinjire mu bwami bwanjye bw'iby'umwuka. Ni amagambo ndi gusoma muri iki gitabo kuri paje yacyo ya 92. Igitabo cyitwa Abahirwa ni bande, kiratubwira ko tugomba rwose kurwana intambara kugira ngo tureke ibintu dukunze. Ntabwo ari intambara yo guturana ibipfunsi, ahubwo ni intambara yo kureka ubushake bwacu tukabwegurira Imana, Imana igasigara ituyoboye. Nababwiye ngo abigishwa ba Yesu igihe babonaga ibimenyetso Imana yabahaye, ntabwo bigeze rwose barwanya ubushake bwabo, bavuga bati se tuwe turetse kandi kanya ese tumara undi mwaka umwe wenda bizagenda bikemuka. Oya, ahubwo bahise binjira bigishoboka, barasohoka bava mu murwa. Hanyuma muri 70 uwo murwa arimuka burundu, ariko intsinzi yabo yagezweho bitewe n'uko bumviye iby'ukuri. Ndasaba Imana rero mu gihe dusoza iki cyigisho cyacu gufata ibyemezo byiza byo kuba mu ruhande rw'Imana. Hari amagambo make ngiye kubasoma mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ingingo 3 zonyine. Murabizi ko nuduka tubari dutoye. Ingingo ya mbere ngiye kuyisoma kuri page 124. Hanyuma dusoze, ariko mbararika cyane gufata icyemezo. Imana itwigishije ibintu bibiri bikomeye by'imyiteguro dukeneye: umwiteguro w'ibigaragara n'umwiteguro wo mu mutima. Kubera yuko dusatiriwe n'igihe cy'akaga, dusatiriwe n'itegeko ryo kugura no kugurisha, dusatiriwe n'imibereho irwanya Imana ishaka yuko tuyivaho, kandi byanze bikunze n'ituba tutarabanye n'Imana, n'ituba tuzarumvisha ubushake bw'Imana ngo twiyegurire Imana, tuzatsindwa. Ku tugingo 3 gusa nari ngiye gusomaho kugira ngo turusheho kumenya umwiteguro dukeneye. Ndibaza ko muri kumva impamvu nifuza ko ibi bintu tubitindaho cyane, mukabona mbatwaye n'iminota ingana gutya, nuko ari ibintu biremereye. Mugomba kwirinda rwose ko mwazarira uko byamera kose. Ndagira mbabwire rero yuko byanze bikunze ibintu bitatu tugiye gusoma ni ukugira ngo bikangure imitima yacu kandi dufate ibyemezo bikenewe. Kuri page 24 ingingo ya 425 mu Byaduka byo mu minsi y'imperuka haranditswe ngo igihe niki gitinze cyane aho kimwe n'abigishwa ba mbere tuzahatirwa gushakira ubuhungiro ahitaruye hataba abantu. Muri iyo jambo nibigitinze aho kimwe n'abigishwa ba mbere tuzahatirwa gushakira ubuhungiro ahantu hataba abantu. Aya magambo arakomeye cyane, kandi aya magambo aragaragaza ko ari uko ari ayanjye nawe. Aya magambo aragaragara yuko dukeneye kuyitaho kandi tugafata ibyemezo byo gushaka ubuhungiro bigishoboka. Abantu benshi bari kurwanya iri jambo ry'Imana baryumvire, kandi bigaragara yuko rwose bizarangira batsinzwe. Numva ni magambo ngiye kubasomera mu cyigisho cya 16 muri gitabo cy'Ibyaduka kivuga irangira ry'imbabazi. Tugiye kuhasomaho amagambo, nahageze. Amagambo avuga ngo iki? Aravuga ngo Uwiteka yanyeretse neza ko igishushanyo cy'inyamaswa kizakorwa mbere y'uko imbabazi zirangira. Iri jambo muritegera amatwi, bitewe n'uko kizaba ari ikigeragezo gikomeye ubwoko bw'Imana, ari nacyo kizabugenera ubugingo buhoraho. Urumva ko igishushanyo cy'inyamaswa kigomba gukorwa mbere y'uko imbabazi zigira gute? Zirangira. Kandi igishushanyo cy'inyamaswa cyarakozwe mu 2017 ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10. Ayo ni amakuru muzi. Murumva ko rero turi mu gihe cya nyuma kandi gisikanye iminota mike cyane. Indi ngingo ya nyuma ngiye kuyisoma hakurya kuri page 230 haranditse ngo mbere gato yo kwinjira mu gihe cy'amakuba twese twari twakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Mbere yo kwinjira mu gihe cy'amakuba twese twari twakiriye ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Urumva yuko tugomba gutsinda mbere ko tugera mu gihe cy'amakuba. Nimutegereze kubona dimanche yatangajwe ngo mubari bwo mwitegura, yaba mu buryo bw'ibigaragara ndetse no mu buryo bw'umutima. Ndasaba Imana ngo mu gihe bigaragara ko izuba riturenganye, mu gihe bigaragara yuko igihe cyacu cyashizemo, tugire imyiteguro mu mutima n'imyiteguro y'ibigaragara, kubera ko igihe cyo kugura no kugurisha kiturindiriye kandi kizaba kijyanye no gutuma dusenga mu buryo Imana itemera. Ndagira ngo mbasabe mugire iyo myiteguro y'ubwo buryo, kandi tugomba gushyiraho ikimenyetso cy'Imana mbere y'uko akaga katugeraho, mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Kandi ijambo ry'Imana natubwiye ngo imbabazi zigomba kurangira. Nabonye ko imbabazi zizarangira nyuma y'uko igishushanyo cy'inyamaswa gishyizweho, kandi igishushanyo cy'inyamaswa ni uprotestani buziyunga na Roma. Kandi ibyo bintu byarakozwe, bigaragara ko turi mu gihe cyo kurangira kw'imbabazi. Kandi ikindi gisoza, dutegereje igihe cy'akaga.
dutegerejeho kugira iyi myiteguro ishyitse kandi ikwiye. Ndasaba Imana yo mu ijuru iyo myiteguro yibahe kandi rwose yuzuza imitima yanyu, kandi tuzasoze dutsinze tudatsinzwe, kandi Imana itwihutishe kuko igihe ari gito, mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mana yacu, turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Hasigaye igihe gito cyane, ijambo ryawe ryabitubwiye. Hasigaye umwanya muto, Mwami Uwiteka, udushoboze kwihuta bigishoboka. Niko ijambo ryawe ryavuze. Abigishwa bawe bararyumviye badatindiganije, ntabwo bagiye gukora imibare y'ukuntu bazabaho, ahubwo ikintu bari bashyize imbere ni ukumvira ubushake bwawe. Kuko dutegereje igihe cy'akaga, dutegereje igihe cyo kugura no kugurisha kandi kirimo gusenga mu buryo butemewe. Ndagusabye Mwami Uwiteka ngo utere imitima yacu cyane kumvira uyu murongo, kandi utere kwisunga wowe rutare rwacu, kandi abakwisunga bose ntabwo bazatsindwa. Niyo mpamvu udusaba kugira imyiteguro mbere y'iki gihe cy'akaga. Ibyo bintu rero uyiduhe bigishoboka, uduhe kubabarirwa ibyaha byacu kandi uture mu mitima yacu kuko kwizera, kandi ubabarire ibyaha byacu mbere y'uko tugera mu gihe cy'akaga, mbere y'uko ducirwaho iteka riheruka, maze kuri musoro tuzatsinde duhabwe ubugingo buhoraho. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu.